kwakira abashyitsi muri runo rugo bari bori no kugitsa urare Jamila uraryamye nta no kubyuka reba hano uryamye ku rwasa neza basa neza de none se ameze neza wari warabuze ntabwo ari cyane ariko tugomba gukora ese noneho byagenze uyu munsi kuje da nanjye sindizi ke biranshimishije kuba nasohotse mu rugo nanjye numvaga nyine warabaye wo mu gikari utakigenda ese baketse ko mbona bagenda nta kibazo cyase wamenya ndabizi nanjye ko mubona utyo wigo nyine twebwe tuba tubona nyine abantu bo hanze tuba tubibona ukuntu mutabanye neza kandi bo babanye neza nta kibazo usanga wabirirwa ku matelefone bari kuri Facebook ngenda aho ngaho akazi kose nyine nagakoze sinzi pe gusa nyine jya wihangana nta kundi nose wabigenza nta kundi nabigenza rwose no kwihangana se ubundi ni wowe mfura hari meze bite mani ko wakerewe se byagenze bite ntabwo ukije se none imipangu yanjye ko numva yose uyishyuye irangije mwana nawe ntabwo umbaniye tu numvaga ubu ngubu ugiye kuza tukajya ahandi ayayayaya shaka gusa nyine bibaho tu gusa aka kanya ugiye kuba uherereye uraza kare se basi nyine ngo duhite tugenda ayaya aha izo saha rero nyine ubwo ngubwo nanjye nayo narakaraba ndaje ndeba ukuntu njya muri dushe nyine ubwo ngubwo bishobora kuza guhurirana nawe uje tugahita tugenda ntari ubwo nyine tu nujya kwashika umbwire nyine ubwo urasanga nanjye nsoje sawa turaza gusubira nibwo simoke cyane ngewe mfura nyine ariko shaka naragowe pe umuntu mukuru nyine wenda abona uko ari abana ntiwamenya n'abana se bara n'abana ku buryo batashobora no koza amasahani byose bikaba bindeba ubu nta kintu bagufasha nta kintu bafasha ni ukubyuka nyine nkakubura nkoza ibyombo nkajya byose ariko ntakabikora mu rugo jya wihangana sinzi gusa kugira umutima wo kwihangana jya wihangana cyane no kwihangana se ko nta kintu nabihinduraho rwose gusa dadi wawe wabivugaho iki dadi wanjye n'ubundi ndaza nkamutakira nyine ubwo nyine sinabivugaho ko gama yarambwira ati ndamutse nawe nkavuga n'ijambo na rimwe ati ibyo nkorera nyine ngo yanyica pe kandi ubwo urumva rero ubwo sinzi aho naba ndamutse nduvuze ese ubundi ukiriya iyo urebye uba ubona ari nk'amazi mbega mbona nawe nanjye mbibona gutyo pe simbizi ariko wenda ntiwamenya niba ari ukuri mukuru abagira ngo bariya batete bakiri abana akanyanga bigeze hariya se buri kimwe cyose nkacyikorera nawe ntihagire n'ikintu afasha nyine uzajya wihangana ntako nose wabigenza gutya nyine pe ni ukubifata utyo nyine uko biri ntacyo nakundi nyine jya wihangana igihe bizakemuka byose birangire niba bizakunda simbizi ahubwo reka nkusezere ahubwo noneho akakwita atinda akakwica ubu niba yanakubonye noneho arakuza zanyu nagira umunsi mwiza baragenda byagendaga gusa ambabariye hanze agatuze ko numva naniwe kandi we nkabona nkabona waruhutse nanjye nkaruhuka ntacyo kicara niba telefone yawe ukaba bisa byagenze bitewe n'uko utashye kare nari yirwaye nyine biba ngombwa ko ndaha ariko akazi kagendaga nta kibazo ubundi arwaye iki se none ni akagiri kaje gutunguranye ibyo ngibyo birakira vuba hanyuma se kene ababyeyi kare nabo mbona bagiye ababyeyi ntabwo bari bava mu kazi ntabwo bari bava kuva mu gitondo kuva mu gitondo basigaye bataha nijoro nimba basigaye bakora ibiki ariko nibyo baba bitanze rimwe na rimwe natwe baba batwita ntabwo waba ndabibashimira urebye baba batwita n'ababyeyi benshi ikintu uzi ko nari nibagiwe wa byagenze bite se none papa yari yambwiye ko ujye kureba imari ko hari butinde ahubwo ntaza kumusangayo
none dore n'akagiripe kaje kajye kuruhuka wenda ndebe ko ndi bubone n'imiti ndebe ko araza kuza wenda naje reka tuze kureba ko baza nyine mugende uze kumusanganira hakiri na kare. Nimba nakwiyamiye ubwo ngubwo ntabwo ujya wumva ubona njye nakundana nawe koko sinzi ikibazo ariko ufite ubundi ntabwo ushaka kunyumva koko njye ntabwo nakundana nawe sinjya mugana shama nanjye ntabwo kumutesha umutwe ubwo sibura ntabwo ujya wumva koko njye naraguhakaniye ariko si ushaka kunyumva uri kugira ngo nzabigenze urabizi neza mfite undi kandi we nta nubwo nakwemera pe ntabwo uri tayipe yanjye nta kibazo meze neza ngaho bayi wajya umpa amahoro ubundi nkawe koko uko mbona akarere wagenze kagatipe kakandi ntukazi kaba kari kumbwira ubusa gashaka ko dukundana kandi rwose kari agatipe nawe urabibona ntabwo nakemera pe kandi wowe usanzwe uzi iki icya mbere ni kagufi ni kabi mbese shanjye ntabwo nakemera pe nese ugiye he ngiye hari ahepfo gatoya kugura amayinite nese ugiye nari ngiye gusura abantu hari abaguru bari kugana ngo tujyane ariko ntabwo bayihangana ariko nari gutunga ko kutayisura ubwo wowe ntabwo yafite ariho yabaye iki barayibye ntabwo nahita guhamagara ubwo ntarengwa nyine kuzasubira bayi nyine naragowe ubwo ko mama ntabwo ababona ibintu nkeneye kuko abantu bategesha igihumbi aribarije bameze ngo ngende n'amaguru ntabwo biri bukunde pe ntabwo ngiyeho ndi buke ariko ibyo nari mvuze ntabwo ari byo ariko sha si ubu noneho byagenda uteka nihangane ngende ubwo nta kibazo ndapfa kugenda ngiye hari imbere ese wa makuru yawe ese amakuru ya sikayi bari aho ngaho si nyine ko arwaye n'ibintu by'amagiripe ntabwo ameze neza nyine muri make niyo mpamvu utaherukaga kuza kudusura sikayi ahubwo bari no mu kazi ntabwo twabonye akazi ntabyo narinzi afite akazi sikayi ubu yavuye ku bushomeri ku bushomeri n'ubwo afite akazi ariko imana ikora ibitangaza ubu yabonye akazi ntahari kabisa ubu ngubu sikayi afite akazi Imana yajyaga ambwira ko yaguze akazi aho ukangihangana ariko uzakabona niyo mpamvu nyine bavuga ngo nyine ngo umuntu wize ntabwo ajya apfa gupfa nk'imbwa ntabwo apfa nk'imbwa ubwo nanjye najya ndeba ukuntu amashuri yose yize za kaminuza akajya avuga ibyongereza ibifaransa yarabuze akazi nanjye byari byaranshobeye ubundi umuntu wize ntabwo yabura akazi imana uko byagenda kose arakabona ubundi nanjye bajyaga babivuga nkabipinga ahubwo nanjye nsigaye nicuza icyatumye mva mu ijuru se mwana ubundi wari viremi iki ariko nari nshyitse mu wa gatandatu segonderi wazasubiraho nkajya bakora bimwe bavuga ngo nimba ari kandida arifuza nubwo ari igisaza ariko amazi ntakiga kandi ntayashobora ariko wayashobora amashuri nayiga nkayasoza byaba ngombwa nkigana za kaminuza zose babirangiza kuko waba ugiye mani wakwiga kandi n'akazi nakabona nanjye nagaragaza wazakabona abana ko byaba ari byiza nanjye nakanibera mu kigo ntabwo bibona ubukire mfite hafi ubu ngubu bose babikora shamana njye nkora ahantu henshi ariko ubu ngubu nsigaye mfite uruganda utambwiye se ahubwo ngo nza kugutera gusa nyine numva mvuze uruganda ukagira ngo ni ibintu birenze ni imashini 5 zonyine n'abakozi bake cyane ntako utagize rega bajya bavuga nyine ubundi ngo tiveti nizo zigezweho cyane zo zigezweho kugira ngo nanjye nuko nayo narahisemo igishami nyine kiriya gishami nanjye naracyangaga nuko nyine nta kundi nahinduje mbonye byanze nyine mpitamo kukiga nta kundi nyine byagiye uzakige gusa nyine nanjye hari ahantu naringiye hari imbere nyine ubwo bayi tuzongera dusubire unsuhurize sikayi ndamusuhuza ari ikibazo Usheri uri tena? Watu wanyoye usheri? Uko
kwimara rwose usigaye uri mwiza pe. muri senari mubira Oya ntabwo uri mubi rwose. reka buriya ubukene burica Maribori no ku giti. buriya hariho aha reka tugende njyewe naboherwa kuva kera ahubwo reba ku mwana Mwiriwe. Abantu baraharira. Karibu bashize neza. Kandi ni mwoje n'ibyo. Yamwe afite ranze kizuba rimeze nabi n'ubundi twafite harakabara. Haka nta kibazo kubonye. Amakuru yayo. Ese murabaye ko natabamenye. Natwe ubwo tubona tutakuzi ariko nanjye sinabamenye. Njyewe ni Kadeyani, njyewe ni Perezida, ntabwo se witwa nanjye nitwa Jamila. Nitwa Jamila nyine ubwo se rwose iwanyu nahagana hino umuhe murenge ubundi. Iwacu nefiriya ahubwo se twashaka bayishani bari heza. Bayishani? Si bayishani bagiye gutembera ese wari wababwiye se? Sikai! Enda wumve. Cyaro muri. Umuntu njye bandi bibagiwe. Uze se bwo cyagiye meruka igira ku muhanda. Yego. Aho n'umukobwa ishani arakumbaza amaze amakuru yawe nimba muziranye he? Hari ahantu muziranye se? ishani umukobwa akamasa. Hariya kwa Kamasa rero. Turaziranye cyane urebye ntari inshuti yanjye gusa. Nakumbajije mubwiye ko abonye n'akazi ka leta anezerwa cyane. Mbona ko bimushimishije pe. Nyine tuvukana n'umushomeri ubwo niyo mpamvu byamushimishije. Telefone dusaba si yawe. Bakoze amakwere nari nashize vibrere niyo mpamvu yayumva. Simbona ari papora. Tukaba tubiziranye ahubwo sinzi impamvu banenga ushaka kuba nzi ko ishami yagira ibintu nyine by'umwuka. Sinzi ko ntabwo mwamubwira. Twari tuzi ko turamusanga twari tumukumbuye cyane. Ariko ntabwo mwamubwiye ngo umusaza kumusaba ariko ntimwamubwiye. Niyo mpamvu. Ariko se uyu bukwe bunyuzanga bwabereye ko ndi kubona ari bwiza. Nanjye ndi kubibona utyo udasembe ibintu se beza niyo bijya kubweza. Jamila ninde bakubwiye kujya wakira abashyitsi muri runo rugo? Reba iyi myanda iba yuzuye mu mbuga aha ngaha. Reba iyi myeyo iba iri hasi aha ngaha ngo urimo kwakira abashyitsi mu gikari ntihakubuye ya myenda ntiwayifuze ibintu byose nagusigiye. Nta na kimwe wigeze ukora n'abana ntiwigeze unabakaraba. Ujyana ukuba muri runo rugo ukarya ukanywa gusa ukanywa amata ukanywa ibyayi ukarya imigati none si iby'abana ukarya. Baje ngiye kukumbura ndaza n'ubundi ndabakira. Ibyo kubona ari kwereka bagasigara kwakira abashyitsi. Nta gukubura ya myenda mu gikari utigeze abana utigeze ubakwita bakarabya njyewe ibikobwa biza mu rugo ahangaha nibyo bimwoshya bigatuma adakora imirimo akicara ahangaha abana bakarabye na myenda ntubashe kuyifura kandi umukozi amazi aba yayazanye ngo ibintu byose ubitunganye warangiza ukicara na buno bukobwa buza ahangaha buje kugushuka buje kugutesha umutwe. Yego papa. Amasima asaraje kandi natashe ndwaye ariko nikumva norohewe reka nze ngufashe n'ubundi kenari mu rugo arahasigara nta kibazo. Sawa reka nze ariko mama wa yerukana nyine nta kazi mfite n'umushomeri ubwo nari misoza amashuri ariko banamubeshye ntabwo uzi neza kandi butike na kekayo. Ega mu muryango wacu urabizi nyine tugomba kwihagararaho.
Sky we. Sky. Akira hano. Ndahano. Aruye ko ryamye koko. Urabyutse none nkukuye mu bitozi. Arwa. Ariko se sha. Ko wavunishije so. Imeze gute? Uba hano azira murakiranuka. Nanjye sinje mama. Reba yabyutse ijoro. Waramutse gute? Yabyutse yaraye ijoro, yabyutse irindi. Kandi yarakubwiye ngo amasima yageze aho agera ajya kumutwaza none ndeberana n'uyu munsi uracyane ubwo aho ari buzure mu gasorera urumva utari mu makosa no mu bintu byinshi. Reba bakara ejo bapakuruye zirasima bamutesheje umutwe bamuciye amafaranga menshi muri bafite stress none nawe wanze kugira icyo umufasha uko urumva ari byo bamurabize isuku mutererana pe. Iyo ndi muzima ndakora. Ejo n'ubundi yarampamagaye ambwira yuko baje ariko bose narakarabye nambaye kugenda biranga. Urebye yuko nasanze njyana bimeze kuko gutererana ahubwo ufashe nta mvugire. None se kuki utagiye kwa muganga ushaka ukuntu ujya kwa muganga rero nariye utunini natumye muri farumasi nimba biri byoro ariko biroroha kuko ndumva ntacyo mwiriwe papa wiriwe makuru mu rugo ni meza usibye ko narwaye warwaye niyo mpamvu nakwitabye okay kugira ngo ugerageze kuzivuza ko kuki nakubwiye kuza kumfasha gupakura ariya masima ntuzi ukabona abakarane bajesheje umutwe urabona nta rushiye ndumva nta rutege ni iyihe mpamvu nanjye urabizi ntabwo ari njye usibye ko wenda ikintu nakubwira nararwaye pe kandi urabizi sinjya ngutenga babari wambabaje cyane usanga aribyo turimo kuvuga nageze naho numva rwose nahamagaye na telefone y'umuturanyi hariya hirya nuko nari ndwaye maze iminsi arwaye ahubwo none kuki icyo kintu kuki mutakimbye niba yararwaye yarafite unini ari kunywa ariko namubwiye niba natoroherwa ashaka ko najya kwa muganga nanjye usanze aribyo ndimo kumubaza mutonganya ariko ambwiye yuko atameze neza kandi amaze iminsi atameze neza kuko nanjye mbibona nawe ndabyumva mwamwangoshereje abasarani bantesheje umutwe sinigeze mpumeka nanone urabona ko ndumva nta rutege rwose ariko byibuze byagenze neza ntabwo byagenze neza muri rusange noneho mama aranyica n'ibintu yantumye nabibuze mama ariko se ubundi wagashinzwe igihe wakomangiye wakwinjiye ahangaha ntabwo ari iwanyu none se bizinesi zawe urabona bizagenda biti nyine irakekaye na butike ndashaka ukuntu nabigenza nshaka ko nanjye mfite akazi ubu ngubu nanjye mba kumusigariraho ariko buriya nyine turabura uko tugenza ariko ubwo afite imiti ari kunywa azajya yihangana agenda agereyo abe yicaye ndi no koroherwa imiti ikurikirane neza nanjye ndumva naniwe kubera akazi aho kenshi nywereye nabonye yuko byakunze wa muganga yaje kunyitaho byakunze sawa nanjye ndumva naniwe reka njye kuruhukaho ubwo ngubwo ejo mu gitondo ni gahunda y'akazi nta kibazo nta kibazo sawa Sky ina ngutumye hano hirya ku kabutike yego naje none se waretse nko gutumaga wasimbutse hano ku butike hano hirya ukazanira agafanta ko numva izuba rimeze nabi icyaka ndumva cyanyishe pe none ukirwa wivuna Kerina namutumye mu gitondo niyo mpamvu utanamusanze aha namutumye ngagenda atuzane n'utwo turi bukoreshe n'umugoroba icara hasi aho ngo usubira kwicara mu ntebe nawe uri umuntu wo kwicara mu ntebe icara hasi aho ngaho icara hasi aho ibyo nagutumye biri hehe muko igihe wagendeye mama rwose nazengurutse isoko ryose nabibuze mama ubwatari bwabushinzwe bwo kwirwagaze mu muhanda n'abahungu n'uduhungu mu muhanda udakeneye kumenya gutakare ngo ibyo bagutumye utaho ubivuge mama ntabwo nkubeshya ni ukuri igihe nakubwire ngo ujye mu isoko ibyo nagutumye kutanabizanye wari ugikora iki mu isoko
ariko mama sinkubwiye ko nasengurutse nkabibura wowe wagiye ureka ntabwo byakubaho. Wazengurutse isoko ryose urabibura wari bibereye n'uduhungu n'udusore mu muhanda ibyo bagutumye ntukeneye kubicyura ntukeneye no gutakubabwira ko ibintu byose wabibuze uri aho ngaho gusa utashye yeguye amajirwa none se sibwo mbibuze nkaza nkakubwira. Ariko se mana kuko ibintu uko ko nzabivamo nkaho aho mama ageze ahangaha ambwira ngo sinicare no mu ntebe ko kubibona koko nzabishobora. Ariko mana wazamfashije ko wambaye hafi mana we ntabwo wigeze untererana wambereye umubyeyi mwiza iyo utamba hafi mbana kimwe kuko iyi si yose yari yasamye nabonaga ishaka kumira ariko kuko wamenye ndacyariho ndacyahumeka. Jamila uraryamye nta no kubyuka reba hari uryamye ku nko asa nakuhakubura kuva mu gitondo uracyaryamye uracyari mu uracyaryamye ntabwo ubundi nakuje kuza kuryama muri zino niri. Ese mama biki igihe ubabera ngaho kuryama ukaryama ahantu hasa gutya nta no kuhakubura nta no kugira ubuhe ibintu byose uba waryamye ugakomeza ukaryama umaze kurarira wa mukobwa kandi yakimenya ubwo mwerekana inzango twite mu babyeyi ntagarukira asye umajije kuntera iseseme. Jamila yego muze amakuru yawe amakuru ni meza ahubwo se amakuru ni meza komera cyane none ko cyane wicaye hanze habaye nta kibazo nyine hari utuntu ndi kwirebera utuntu amaso yatukura nta kibazo muze nta kibazo mfite kagongo karaje neza se mama barahari cyangwa nawe amasinzi yagiye rwose urutugu koko ndabizi niba na ino tugende hano ino kagongo ndabona yantashye irambuna yantashye umugongo neza ariko iyo wicaye aha mbona ibintu bimeze neza nkumva mbona atekanye. erega papa tumaze kuba abakire se ubona iyo umuntu akoze ibintu biraza kibi ni ukwigira umushonga rero ariko iyo ukoze imana iguhumurisha ibintu bikagenda neza naho iyo ukoze ibintu biraza ntuzaba umunebwe iyo ukoze imana iguhereza umugisha yinjira simvuye Jamila Oneje habaye